Mwabantu mwe impanuka ziragwira ariko Imana igira akaboko, Imana igira uburyo yikorera ibintu bya Imana n'igitangaza. Nawe ndebera iyo modoka ahantu ihagaze ku mukingo ifashwe n'igiti cy'inturusu rwose ubona ko ari igishyitsi, abantu bayishungereye, utekereze ko iyo mpanuka yabaye ntihagire umuntu n'umwe uyigwamo, Imana igakora imirimo n'ibitangaza, bari muri iyo modoka bose bakarokoka. Ni impanuka yabereye hariya mu karere ka Musanze ariko yavugishije abantu benshi. Ibitangazamakuru bitandukanye byahagurutse bivuga kuri ino nkuru, abantu benshi wagiye ubona bapostinga no mafoto cyangwa se iyo foto y'ino modoka ubona y'umuhondo ya kampani ikora ibintu by'iminara, aho yari ivuye muri karere ka Musanze gukora umunara waragize ikibazo udatanga network nk'uko usanzwe ukora. Abakanishi b'iyo kampani rero bajya mu karere ka Musanze gukora uwo munara, mu gutaha bagarutse imodoka ngiye aho yaje guparika, abo bantu bombi basohokamo ari bazima. Abantu benshi rero bavugishijwe, abantu benshi bagiye bavuga amagambo agiye atandukanye, ndetse bamwe ntibakemera kuko ibyo bintu bishobora kuba byabaye, ariko bagiye babihamirizwa n'ababibonye biba aho iyi mpanuka yaje kuba ibera. Abandi bagiye bagira bati ibi ntabwo bishoboka, nta nubwo bibaho. Aya mafoto murimo kuzana n'amafoto mwavanye mu mafilime agiye atandukanye, murayazana murabeshya ngo habaye impanuka, nyamara impanuka itabaye. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Ejo tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu wari umunsi wa nyuma usoza ukwezi kwa gatanu twinjira mu kwezi kwa gatandatu, mu ntara y'Amajyaruguru ni mu karere ka Musanze. Iyi mpanuka yabereye ahitwa Inkotsi, ni mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aho abakanishi bashinzwe gukanika ibigendanye n'itumanaho, iminara ndetse n'ibindi byose bisa nabyo bari bagiye mu karere ka Musanze gukora umunara wari waragize ikibazo. Mu kugaruka bageze Inkotsi, ubwo umushoferi w'ino modoka wari utwaye iyi modoka yaje kugonga akantu kameze nk'umugunguzi cyangwa se akantu kameze nka dodane mu muhanda, dore ko wari umuhanda w'igitaka uva hariya mu karere ka Musanze mu murenge muri Nkotsi. Aha impanuka yaje kuba ibera, urabona ko aha hantu iyi modoka yakoreye impanuka hasa n'ahatengutse. Ubwo iyi modoka yagongaga ku kantu kubera umuvuduko umushoferi yari afite, imodoka yaje kurenga umuhanda imanuka na hariya ahantu uri kugenda ubona n'amaso yawe abantu bari kwishungerera, icurika ikibuno cyangwa se kiriya kintuza cyayo cy'inyuma, igicurikamo hasi, ihita yiterura yiterekamo neza uko kuntu iri kugenda uyibona, hanyuma igice cyayo cy'ikizuru kirangirika, hanyuma itangirwa n'igiti gitoya rwose ubona ko ari agashyitsi kataremereye, ariko kubera ibitangaza by'Imana abo bantu barimo ntibagera n'icyo baba, ndetse igiti kirayifata. Mu kugifata imodoka ihagarara gutyo nawe uri kugenda ubibona, hanyuma abantu bari barimo muri iyo modoka nabo bari bakirimo, barangije barasohoka, barakingura, barazamuka, abayihagarara haruguru y'umuhanda. Ni impanuka yavugishije abantu batari bakeya. Iyi mpanuka yabaye mu masaha y'igicamunsi, aho aba bakanishi bari bavuye gukora umunara. Bageze aho ngaho Inkotsa bakora iyo mpanuka, ariko bavuyemo bashima Imana. Burya iyo umunsi wawe utaragera biba bigoye ko hari ikintu na kimwe cyakubaho ngo kirangire gihitanye ubuzima bwawe. Ariyo mpamvu nujya ubona umuntu asenga ukabona ashima Imana, burya haba hari impamvu ituma ashima Imana, haba hari ibintu yahuriyemo n'Imana bimutera kumva arimo ideni Imana, cyangwa se afite umutima wo gukomeza gusenga Imana no kwishimira imirimo n'ibitangaza yamukoreye. Niba uri gukurikira Arimba TV warigeze ukora impanuka, ngire ngo ibyo ndi kuvuga uri kubyumva neza. Umuntu wakoze impanuka akayirokoka, niwe uba ufite amashimwe, niwe uba uri kumva bino bintu, kugira ngo imodoka irenga umuhanda yakabaye icuranguka ikagera epfo mu manga, abantu bari barimo bakaba bahisiga ubuzima, bikarangira usohotsemo amahoro, ugasohoka ushima Imana. Ni ibintu rwose biba biteye ubwuzu, ariko kandi ibintu bigaragaza ibitangaza by'Imana.
Imana buriya iyo itaragukuraho amaboko nta kintu waba, kandi iyo ikigufite mu biganza byayo na gito ushobora kuba. Ngayo nguko abantu basohotse mu modoka barimo gushima Imana, bavuga imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye. Ababonye iyi mpanuka iba bavuze ko ngo imodoka yaje yihuta cyane, nuko bagiye kubona babona igonze akantu kameze nk'akadodani kari mu muhanda, ihita icuranguka, ihita irenga umuhanda. Iyi kampani ikora ibyerekeranye n'itumanaho cyangwa se itunganya ibyerekeranye n'iminara, haba aho bubaka iminara mishyashya, haba hari iminara baje kugenzura bareba niba iminara ikora neza. Ubusanzwe ino kampani ya IHS Tower ni kampani isobanura Independent Home Services mu magambo arambuye, akaba ari kampani ya MTN yashinzwe n'umugabo witwa Sam Darwish afatanyije n'uwitwa Muhammad Darwish hari mu mwaka w'2001 itangirira i Kigali mu Rwanda. Akaba ari kampani yashinzwe kugira ngo igerageze gukemura ibibazo by'itumanaho mu bice byo mu ngo, by'umwihariko ibya sosiyete y'itumanaho yo mu Rwanda ya MTN. Kampani ikora ibijyanye n'itumanaho cyangwa se idiringana n'ibyerekeranye n'ihuzanzira ry'inziramugozi. Abakozi bayo rero bivugwa ko bari 4, harimo umushoferi umwe n'abandi bakanishi cyangwa se abatekinisiye b'iminara ya MTN. Ubwo bari bageze hariya mu karere ka Musanze Inkotsa, nibwo baje kuba bakora impanuka. Gusa yaba umushoferi ndetse n'abo bandi 3 bari kumwe nawe ntacyo bigeze baba, bavuyemo bashima Imana. Abaturage bakomeje bavuga ko ngo iyi modoka yaje kuza kuzamurwayo n'izindi modoka ziterura izindi mu gihe habayeho impanuka zizwi ku izina rya breakdown. Ndetse kandi abaturage bahari Inkotsa bakomeje bavuga ko ubusanzwe habayeho impanuka y'imodoka, abaturage baho basanzwe batabara ndetse bagafasha abanyiri gukora impanuka ko babazamuza imodoka, hagakoreshwa imbaraga za muntu bitabaye ngombwa ko bazana izindi modoka. Ariko bavuze ko bitewe n'uburyo iyi modoka yaguyemo bitashobokaga ko ubwo bufasha butangwa keretse haramutse haje indi modoka ya breakdown ikabasha kuba yayiteruramo ikayizamuramo. Kuko nawe ngerwa nk'uko uri kugenda ubibona iyi modoka nta buryo buhari, ntiwayitegaho ibiti ngo ube wayizamura, uriya mukingo ni muremure, ntabwo byakunda. Igishoboka ni ukuba hazanwa imodoka ya breakdown cyangwa se ziriya mashine ziterura imodoka, akaba ariyo yashobora kuba yayiteruramo ikaba yayivanamo. Abantu benshi rero bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, bavuga bati impanuka irateye ubwoba kandi yaje kuba ikanga batari bakeya. Ariko kandi bakavuga ko kuba abantu bari muri ino modoka cyangwa se abari bari muri ino modoka ubwo yakoraga impanuka batarapfuye, bakwiye gushima Imana ndetse bagatanga ituro ryishimwe kuko ariyo yabarokoye. Bati si imbaraga zanyu ahubwo ni Imana yo yashatse ko murokoka, kuko ahangaha mwese mwagombaga gupfa, ndetse n'iyi modoka uku nguku imeze si uko yagombaga kuba imeze, kuko uko bigaragara nyuma yo guterurwamo ishobora kuzasubira mu muhanda igakomeza igakora. Nyamara abitewe n'ukuntu hari hameze byashoboraga ko mwese mwari bupfe, ariko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza abantu bararokoka. N'abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Rero iyi nkuru ikimara kujya hanze, n'abantu benshi bagiye bagaragaza amarangamutima, abantu benshi bavuga bati Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro yarokoye aba bantu, kandi bakomeze basenge kuko Imana yarabimanye ibima amaboko y'umwanzi Satani, ibemerera ko bakomeza kubaho. Reka tubashimire inshuti bakunzi ba Arimba TV mwe mudahema kubana natwe makuru ibiganiro tugenda tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye. Imana igibaha umugisha, ibyo mukora n'urukundo mugenda mutugaragariza tugenda turubona uko bwije n'uko bukeye. Reka kandi tubonereho kubibutsa ko uramutse ubaye ufite ibirori cyangwa se anniversaire, inama zigiye zitandukanye, ubukwe se, proposal, birthday n'ibindi byose, Filiz photo image biyemeje kujya babakorera amafoto meza abibutsa ibihe byiza mwagize. Bagira bati your memories is our mission and our vision. Ibyiyumviro byanyu kuhahise hanyu
nibyo twebwe twiyemeje kubabikira inzibutso nziza. Wabandikira cyangwa se ukabahamagara kuri nimero zabo za telefoni, cyangwa se ugaca kuri email cyangwa se Instagram yabo wanditse Firizi Photo Image. Firizi Photo Image ni igisubizo kuri mwebwe mufite ibitaramo ndetse n'ibirori bigiye bitandukanye. Nimero zabo ni 078132 Firizi Photo Image ni igisubizo ku bibazo byose wibaza. Waba ufite ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana, mariage civile, anniversaire, ibiro byo gusoza amashuri yisumbuye na za kaminuza, propose, inama zigiye zitandukanye, wabuze ahantu wakura umukameramani wizeye wagukorera amafoto meza y'urwibutso ruzakwibutsa ibihe byiza mwagize. Wihangayika, Firizi Photo Image igisubizo ku bibazo wibaza. Tugufitiye kamera z'intajorwa mu gufata amashusho n'amavideo y'ubukwe ku buryo uzirebye zimusubize neza mu bihe nkaho birimo kubaho kanya. Wihangayika rero, twandikire kuri Instagram yacu ni Firizi Photo Image, twandikire cyangwa duhamagare kuri nimero ya telefoni 078132 Firizi Photo Image. Ibirori bifotowe neza bizira gusaza no kwibagirana.